ubundi ugomba kugira ingano y'ibiryo igomba kurya. Ino rero birya ikanabimara ubundi ntabwo yabimara kubera wayikaga buri kanya byinshi yabaga afite umurenge muyiha amata muyiha amazi ihe biryo ndabona yaje arimo hariya kugira kuba ako reka mubwize ukuri sibyo iyi mihanda nimba ari ikintu maze kubona cyo muri iyi minsi kabisa irasa neza. Gute sisa neza Mu byukuri umuntu Jihad bigaragare ko ari umuntu wari nyirabayazana w'iyi mihanda kuyanduza, kandi abantu bose batangiye ibintu byatangiye kudogera. Oya urumva sibyo, hari ukuntu Jihad iki kibuga yari yarakigize ugahura wumva urusaku rwa buri munsi, ukahora wumva abantu bahana kabanyina. Noneho rero reka mbabwize ukuri, nyuma yuko Jihad bamaze kumuta mu gihome akaba baramufunze, ushatse kuvuga ko imihanda yakonje. Imihanda yarakonje ariko ubu noneho oya ariko tuvugishije ukuri bari abagabo Jihad, Gasuku wa Mipango ni abantu baryoshya showbiz yo mu Rwanda nyine. Ariko ngiye ikintu cyane uko wenda nyine hari ababibona nabi n'ibiki, ariko hari ukuntu baryoshya showbiz nyine, baryoshya showbiz ariko nyine hari ibintu bajya bazana ukabona ntago ari sawa, ukabona hari ukuntu bashaka kubangamira abantu. Ariko ibaze nko kumva nk'umuntu w'umugabo avuga ngo kabanyina, ukajya kumva nk'umuntu arimo arakurisha agashino ka nyoko. Ibyo nibyo biryoshya showbiz rero. Ntago ari byo. None se ureka mubwire, ntago umuntu ashobora kuba yaganira n'undi cyangwa se akaba yakora ikiganiro ari kwigisha ariko atari kuvuga atukana. Ase ubundi kankwereke kuva kera ugiye kureba ibintu byo gutukana by'iki ko na kera no mu ndirimbo wabonaga baraba Bulldog ba Pifra batukanaga mu ndirimbo bakerura bavugaga ibyo byose. Nose ibyo ni Gasuku wabizanye, ariko nyine ikintu Jihad wabizanye. Nyine ikintu kiba gitangaje gihe kintu mba ntumva ni gute umuntu ashobora kuba yaba ari kuri kamera akurikiwe n'imbaga nyamwinshi cyane ku buryo ushobora nko gusanga nka miliyoni nk'eshanu zishobora kuba zamukurikirana ingeri zose, ariko ugasanga ntago ari kuvuga ibintu byanyabyo, ahubwo uri gusanga arimo aravuga ubugambo bwo gutukana gusebanya. Ngiye numva yuko sibyo, nimba umuntu agiye nko kuri kamera yakabaye ubundi avuga ibintu byigisha. Umuhanzi nimba agiye gukora indirimbo agakora indirimbo itukana, indirimbo z'abantu zurabizi za Bifu ya Pifra na Ntuza na Bulldog ba Jay-Z bariya ibintu bavugaga. Iyo umuhanzi wagiye akicara muri studio akandika biriya bintu, wabonye ibyo Zeo yakoze. Inde Zeo uramuzi n'uwo bita Olix. Rase iyo umuntu agiye akicara akandikira indirimbo we ntago abayumva ko abazikatara abantu bazayumva, ariko nyine nabwo abikora we ari gushaka amafaranga. Kandi noneho igitangaje biriya nibyo birebwa cyane. Nese ukaba washakira abantu, nese ukaba washakira amafaranga mu bintu babiri, mu bintu bibi. Iyo wanditse hasi nko kuri Ntuza kuri YouTube ukabona hasi haranditse ati noneho ati byo runaka yakoreye runaka, ujya kubona umuntu abatereka nkande ndebe. Okay, noneho reka rero nanjye nkubwize ukuri sibyo, ubu noneho nanjye ndaje ngo tubahe kabanyina. Ahubwo nyine noneho tugiye kuza noneho tubahe kabanyina, abakaritasi bose bigize abanajywa muri iyi mihanda turaje duhangane. Ariko mwana ari ibintu njya mbona nyine nkumva ntago ndi kubyiyumvisha neza. Ariko noneho hari umutipe wundi wajya kuvuga ibigambo bipfuye, uramuniga bita Dumba wambwawe ahantu uri rega Dumba ahantu uri agomba kubivuga, ugomba kwisubiraho kuko komeza kuvuga ibyo bigambo. Gasopura yimuherahe ntari, ariko nawe ndabizi ko azakurikira kino kiganiro. Hari n'abantu babikora yuko bitwaje kuko bari hanze. Nese kuba uri hanze ntabwo biguha uburenganzira bwo kuba ejo bundi yaratukanye atuka Bifesi, ariko niwe abantu batatse cyane ngo yahubutse ntibatuka kakajwi, kandi nawe yarabikoze.
ariko nyine kuko abazi ko kakajwi yibereye hanze ubundi kwirwura mvuga ngo avuga ibintu bibi ntacyo uramutwara uramutwara iki kandi igitangaje baba babikurikiranye babirebye oya ariko gusa ikintu ngewe mva mbona ntabwo biriya bintu biba bikwiye ese ubundi kubera iki badatuka abahanzi abandi bantu bo hanze tubare nk'ubu ngubu sibyo kubera iki tutarumva nk'indirimbo ya Bulldog iri nko gutuka Harmonize kuki tutarumva nk'indirimbo ya ndero uriya bandi bundira twumve ngo ba Pfla barimo baratukana na ba Professor J twumve nyine bari gutukana n'abandi bahanzi twumve bantuza bari kuvuga nyine n'abandi bahanzi ibyo ngibyo akenshi ibyo ngibyo babigira iyo nka kwa kundi wera nk'urugero nk'u Burundi n'u Rwanda bajya kuvuga ururimi rumwe cyangwa nka za Tanzania bavuga igiswahili batukana nuko tutarumva ba Feri kuki tutarumva ba Kidumu Kibido se bavuga ibigambo bibi ku bahanzi bo mu Rwanda ahubwo ugasanga nyine nukubera iki nabo barabikora erega umuhanzi wese nose ko wumva ko abantu ni nk'urugero nk'abantu bose batangiye gushinja ya mpano ko biriya byose ari we wabyikoreye yaba yarabikoze ashaka ikizi ni hit yarakeneye haka gusa cyakaza cyo nanjye ya mpano hari bose batangiye kumuvamo batireka reka hako gusa ya mpano ngiye cyo naboneye cyo ira video yakoze yaratwemeje papa tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi ira video yoge nayirebye buriya ndayireba ndayizoominga yaratwemeje ariko nyine biriya kera hari ukuntu bari Jose Chameleone yamaraga igihe hatavuzwe kumva ngo narayibonye akajya ku muhanda gasoba nko kuri station akajya gusohoka ku muhanda kugira avugwe agashaka ikintu nyine cyashinda abantu baravuga ati yererere byagenze gucya na gucya byacitse akagenda umuntu mugabo gasoba nuko se yabuza hasoba akora kujya kandi yarabipanze n'umuntu agahita mu kamera then agahita agenda akagatishira hanze ako gihe hari ikintu buramba nekereza bavuga ngo ni gute umuntu ashobora kuba yatinyuka kuba yafata video nk'iriya ari amaranga mutima yakura he kugira ngo atinyuke afate video ayishyira muri telefone ye kandi abizi neza ko telefone ye izafatwa n'abantu bagiye batandukanye uriya mutima ubundi buriya bawukura he uzi si ikintu cyishe ibintu ubundi kiri kwigenda cyica showbiz yo mu Rwanda cyane cyane ni bino bintu byaje ngo bya prank ariko se ku buryo hari prank nyine hari prank ushobora kuba wakora ariko se biriya nabyo wabifata nka prank biriya byo noneho n'urundi rwego biriya byo birenze prank man nose prank yo ushobora kuyikorera umuntu nyine ariko atari prank ishobora kuba yamusebya ishobora kumwandagaza sibyo tukuwe twese tubona buri munsi za prank nyine zikorwa pe sibyo sasa n'umuntu ugenda akabikora bishaka akavuga ati mu nkorere AI mu posting ejo bundi nzaze mvuga ko yari AI kugira ngo akunda avugwe gusa jewe reka umujene w'umuhanga tubike nkara muri za IPRS aba ati wowe ugiye kunkwego uko uzi umujene uzi ibintu by'imbuga akagenda akamweditinga akagira gute yarangize ejo bundi yakumva byabaye saga byadanje leta ajya kuntuza ati ni AI ati dore murabibona gucyana ni AI kugira ngo azibangatanye ibimenyetso bati umuhanzi wacu bari kumuvuga nabi kandi arengana gusa ngiye nabwira zino mbwa ziri imihanda hazagira imbwa imenyera na kwa kundi mujya mwifatisha ubu video ugasanga umuntu igaraje yagiye kukuvuga bra 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 papa reka mbabwize ukuri mubu muzamenyereye imihanda ntabwo ntibazamenyereke kuko uzanareba kishi igihe nta nubwo mba nkunda nta nubwo mba nshaka ubundi no kwigaragaza kuri kamera ariko hari igihe bikurenga ukavuga ati noneho reka nze ngenda shaka kuza nkahangana naba Caritas kandi icyo nzi cyo iyi mihanda ngomba kuba konveka yuko mutagomba kuvuga ibigambo bipfuye ahubwo mugomba kuvuga amagambo meza mujye mumenya abantu muganira nabo kuri izi mboga za social media udafite no kwihangana izi social media ziba ziriho abana ziba ziriho abantu bakuru ziba ziriho ingeri zose ntago ari social media zo kuza gukiniraho ngo uzuvuga ibintu by'ubugoryi ibintu bipfuye amaso ibintu buzashyira kuri social media ni gute utinyuka ukazi imihanda warangiza ukavuga ibintu bipfuye ngiye bitewe n'ukuntu namaze no kubona n'ubukene buri hano hanze ubukene buri hanze aha pe ngiye nasanze nta n'ikintu abanyarwanda batakora
ku buryo ushobora gutinyuka ukajya hara kuri kamera ukabwira umuntu ngo gashino ka nyoko, utabimubwira ukamubwira ngo kabuno ka nyoko, uzi amafaranga birakwinjiriza. oya reka nkubwize ukuri, ikintu utazi cyo k'abantu bakunda ibi bikuruta ibyiza kandi ikinyoma cyumva kuruta ukuri. Niko rero niyo mpamvu umuntu wese abazi ko ibintu bibi ku isi nibyo bintu byinjiza amafaranga menshi. Nakoze cyo reka nkubwize aka kanya ushobora kugenda ugatanga